Muraho neza abakurikira Imbata TV, tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Umwaka mushya muhere kuri mwese bakunzi bacu. Rero aya mafoto mubona y'uyu mubyeyi ni umubyeyi wagize ibihe bibi ari kubyara, arangirika ku buryo bukabije. Uyu mwaka ni wa gatandatu azengurutse ibitaro by'u Rwanda byose. Ubu ngubu tuvugana na n'ubu aracyaryamye mu bitaro. Uwo mwana mubonamo ni umwana yagiriyeho ibibazo. Turabasaba rero ngo mudufashe rwose mwakabyaramwe, kuba umuntu wese wagira umutima w'impuhwe n'imbabazi, wagira inkunga y'amasengesho kumusengera kugira ngo arebe ko yazava muri ibi bitaro, ndetse n'uwagira indi nkunga yaba ari ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo abe yagura n'ikinini cyo kunywa, kuko ibibazo ni byinshi kuri we. Nomero rero mwamushakaho ye ni 078 75 61 267. Ibaruye kuri Nyiranzeyimana Seraphine, niye bwite. Mwana musura bibaye ngombwa aho ari mu minsi iri imbere, aramutse Imana imugiriye ubuntu agakira, mwazivuganira amaso ku maso mukanatuzana musura tumubereke. Murakoze cyane. Arwariye mu bitaro by'i Kanombe. Murakoze cyane. Kanda subscribe kugira ngo muzakurikirane ibiganiro by'ubutaha n'uko bizagenda kuri uyu mubyeyi, kandi mugire ibihe byiza.